Bakunzi ba ST Trustmade nongeye kubasuhuza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe iyi nkuru ibabaje y'umukobwa wagerageje kuba yapangirwa kwicwa. Gusa uwamurokoye ntiyaje kumwitura neza nkuko turi buze kubireba, gusa nakwibutsa gukora subscribe nanone ugakora share ndetse uganatanga ibitekerezo muri comments kubera ko nabyo ni ingenzi. Nakwibutsa ko buri cyumweru tuba dufite inkuru ebyiri zitambuka kuri iyi YouTube channel ariyo ST Trustmade. Gusa wowe wacitse jya kuri uru rubuga cyangwa se kuri YouTube channel yacu maze ube washobora kureba izindi video zose zagucitse utabashe kubona. Gusa tudatinze reka turebe ngo byatangiye bite. Umunsi umwe hari umukobwa wari wicariye afite akaji arimo araryoherwa, gusa yari afite inshuti ye y'umuhungu bisa naho yari afite umugambi wo kumwica. Umunsi yaraje arimo yisomera kano kaji, asa n'umuturutse inyuma, yamushize ikiganza mu maso maze umukobwa arishimagira ngo nimwe by'abakundana. Naho umuhungu yakoze mu mufuka maze afata ibyo yazanye byo kumuhumanya mu cyo kuri umukobwa yari afite. Gusa umukobwa igihe yamukuye ikiganza mu maso barishimye baraseka agira ngo nimwe bisanzwe. Arangije umuhungu aramusezera arigendera. Gusa ku ruhande hari uwamubonaga. Uyu wamubonaga yarabibonye maze biza kumutera ubwoba, umutima uramurya, aza yiruka amusanganira yihuta cyane ngo adasanga iki cyo kunywa umukobwa yakigeje mu kanwa kare. Gusa yaje guhita kimena agitura hasi maze umukobwa aza kurakara. Uyu musore aza kumusaba imbabazi mu kumusobanurira. Umukobwa nibwo yahise amukoza urushyi. Gusa birababaza ko yari afite icyo yinywera ariko akaza kukibura biturutse kuri uyu muhungu. Gusa ariko twibuke ko uyu muhungu ibi byose yabikoraga mu buryo bwo kumusevinga cyangwa se mu buryo bwo kumurokora. Gusa nanone uyu mukobwa ntiyari kubyumva. Uyu muhungu yaramutakambiye amusaba imbabazi, abonye atabyumva aramusezera maze arigendera. Ariko umukobwa bisa naho asigaye ababaye, asigara amureba, asigara yishwe n'agahinda. Gusa wa muhungu ubwo yari arimo agenda mu nzira ariko umuhanda, hari umusore wari imbere ye wataye kofi agerageza gufata umuswari ngo akoreshe. Gusa wa musore nawe afashe ya kofi arayitora maze agerageza guhamagara wa musore ariko umusore ntiyamwumva. Umusore agenda amwiruka inyuma ngo arebe ko byibuze yamuhagarika maze akamuhereza kofi ye. Gusa byarangiye amushikiriye maze ajya kwinjira. Uyu musore yamuhagaritse amusobanurira ko ataye kofi. Ubwo yageragezaga gukura umuswari mu mufuka ngo abe yawukoresha mu nzira akaba ataye kofi. Gusa wa musore yaje kwishaka arebye mu by'ukuri koko asanga ataye kofi maze yakofa arayakira. Wa musore nawe arakata yisubira inyuma. Wa mugabo nawe ahita amuhamagara aramubwira ati nk'umuntu untoraguriye nanjye reka mfate kimwe mu byari birimo maze nguhembe. Maze umusore arabyanga nk'umuntu wari ugize neza, arambwira ati byibuze yagumane nanjye ariko nifite gusa wari ukoze. Maze wa musore kubw'umutima ya mafaranga arayakira aza kuyemera maze arongera arikatira arigendera aramushimira. Ubwo yari arimo agenda ngo yibuke ji yamennye y'umukobwa maze anibuka ko yasize amurakariye atishimye, maze bimukora ku mutima aza kwanzura ko ahita aca kuri wa mukobwa aho yamusize yicaye ngo arebe ko byibuze yamuhaye amafaranga maze akaza kuyishumbusha akajya gushakamo ikindi cyo kunywa nk'uko yari yamubabaje. Amugeze imbere aramusobanurira amubwira ko amafaranga agiye kumuhereza ari gushakamo ikindi cyo kunywa. Maze arangije amusaba imbabazi aramubwira ati wihanganire ku byabaye byose. Umukobwa yarabyakiye maze yitekerezaho cyane ariko ku mpera aza gucururuka. Nk'isomo ry'umunsi rero, twese duharanire kuba abatera amahoro kabone nubwo twaba twakosherejwe. Umusore yitwawe nabi nyuma yo kugerageza kurokora ubuzima bw'uyu mukobwa bwari bugiye mu kaga, ariko nyuma uyu musore ibyo byose yarabyirengagije maze yemera gusaba imbabazi maze amahoro araramba. Mbibutse gukora subscribe. Iyi ya ST Trustmade. See you. Ciao ciao.